ni ururema aradidibuze urumva namenye gusuhuzanya mu cyongereza no mu gifaransa oya amasaha twageze muri bonsoir ngitondo hari bonjour ibi bintu kuvuga Imana uri n'umunyamugi uri n'umunyamwuka ibi bimfasha kwica n'iperereza yego ubu bari barakora iperereza se none se ryabura se ryabura ko ari igihe bicaraga bagakora mu iperereza baturiya muntu wicaye kuriya kuri hari ikintu afite ariko style wambaye nyine yishe iperereza iyi style wambaye iragaragaza ko ari ahantu paritse hirya aho ngaho iperereza akaba yapfuye none ureka twibwire abantu bahiga imihigo nibayihigure yego niyo page turiho wahize myinshi uryamye mu ishyamba ukavuga uti Uwiteka ningire Imana nkarurokoka nzagukorera ese ubu warayikoreye wahize myinshi ugeze ku maternity aho bita bati turapfuye ngo ni kuri 7 kuko njya numva abadamu bavuga ko ngo bise birababaza ye ntabyo nzi nibyarira ku gikoboye nararebye mbana ibintu byambabaje mwisi ni byinshi ngira dogiteri nteranje uci ubusamo yewe mbyare nababaye narababaye bihagije igikoboye kirahagije cyose inzira zose zivamo butabaza reruke amena none uwibise byakubise umugongo bikawuvura bavuze ati Imana ningire Imana nkabya nzagukorera nzaza nituro mu rusengero ariko icyo wazanye mu rusengero twarakibonye wazanye note y'igihumbi usize insombe uzuye isafuriya n'umufuka w'umuceri ibyo wazanye twarabibonye ningira Imana nkega nkarangiza Imana igushyiriraho n'inyongezo ujya kwiga hanze ibyo uzanye turabibonye waraje upiga isari mu rusengero ngo navuze ngo Imana ningira neza ngo nzayikubita isari ukagira ngo ni mu kigo cya gisirikare twarabibonye ibyo wahize ngo Mana nungirira neza nanjye nzagusenga turakubonye ugeze mu mashuka na matera ntujya muri niba ture ngo warwara amasinezite imihigo wahize warayiguye oya tubwiza abantu nyamara ubuhanuzi ntibuvangiye ntabwo buvangiye n'ubwo ukuri ahubwo Imana ibaho umugisha baje kubasabira umugisha oya twahagurutse ubuticara reka tubwize abantu ukuri ese ko tubona social media abantu bazuzuyeho bavugana umwe aravuga undi ibintu nabyo ndabishenye mu izina rya Yesu umwe araterura igitabo cya runaka akabavuze runaka undi akagaruka ati n'undi munsi nkwiyame undi akagaruka sinzongera kumva Bibiliya iraryoshye reka twigira muri Bibiliya ndebera nka Salomo watinyutse umugabo w'Imana akavuga ati umva giye Salomo itangazo mfite nuhiga umuhigo jya wihutira kuhigura yego kuko utahiguye ujya mu bitabo by'abapfapfa yego twakwivugiye Bibiliya kwihari ni ngari ko Bibiliya ari ngari tangiriro kutararirangiza mu myaka umaze mu idini kusimbutse ugahita ugera mu byahishuwe ugakwepira ivuga no mu byahishuwe haraho bakwepye ivuga ngo ndaza vuba nzanye ingororano mbega bakupira ku ngororano bahisha akavuga ngo ibikwiranye nibyo wakoze bari kurata ingororano bagiye kugororerwa n'amakamba bazambikwa ariko bagahisha ibikwiranye n'ibyo wakoze kuko ibyo wakoze imihigo wahize ariko reka nkubwire ari n'abantu babonye agatuti kabapfiriye n'ubusa Imana ikabiguhaye kuba umusitari iguhaye agatuti wicara ku isi yose ukabura ibyo uvuga uri umuntu w'umugabo uri umuntu wize ukabubuza ibyo uvuga ufite Bibiliya ufite titiri wasanga wowe ndi kubwira amagambo warahize umuhigo kera ukavuga uti Imana nuntabara ukampa agaciro nzakuvugira none uri kuvugira Imana cyangwa uri kuvuga abantu muhanganye reka tujye kwa Tima aba bapfapfa bavuga wiki aba bapfapfa ntarajya kuri aba bapfapfa neza nabwiye ko ndi butinde ku kajambo kavuga ngo ntutinde nzajya mbanza bati ntutinde nawe watinze ahubwo wikosora utebuke Mama Lionel avuze ijambo ryiza dukoresha social media mu buryo butandukanye ariko abantu batinda bavuga ku bandi mufite intambara zikomeye tubone no kuvuga no ku macanamwe namwe hari n'amacanamwe namubona akora ibintu utamenye ibyo cyo kuzana uburenganzira bwanyu muzagurerwa ibyo mwakoze ariko nanone sinzi impamvu abantu mushaka gushyigikira umuntu utinda kuvuga ku bamisi mugashyigikira umuntu utinda kuvuga kuri ndimbati n'undi mwana ugatinda ku muntu ku bukwe bwapfuye ugategereza kuzavuga kuri mama kanaka watandukanye n'umugabo cyangwa papa runaka ugatinda kuri timamu wasutse utuntu agira ngo abarebe aho gutinda kukuvuga ibi ngibi turimo kuvuga duhamye cy'Imana ishaka ko mukora komereza mwavuye muri ibyo bintu by'imyanda ko muri mu mwanda noneho ikibabaje bameze nkaho umwanya yamara kurnya abandi bakisiga umwanda w'amazi nabivuga nushize isoni hari webwe ngo nzaheha
nkuheha amabyi ibyo Bibiliya irabivuga ariko nukuri turi mu mwuka wo kuvuga ko n'aba bantu barimo bazana umwanda ku masosho media batarimo babwira abantu bakanawutsindamo urumva ugasanga hiti hari n'umwanda gusa abantu bari byururutse imitima ibintu byururutse imitima mubwira abantu kuri gutuma babona ubugingo mubwira abantu ijambo rikiza mubwira abantu ibintu bituma bari batunze 500,000 bakabona miliyoni mubwira abantu aho bashora bakunguka bazi nimba Bibiliya irangiye vuga business uburyo abantu batabarwa ariko mureke kubwira abantu Imana dufasha abantu b'Imana yigo ariko se uko byo gukomeza mukaraba imyanda gusa imyanda mumba ya revelation ubutaha muzaza ngo yaguye ngo yadivorukije ngo atabana ngo yagize nubwo uretse ngaruke gatoya nta nubwo mbona agaciro kawe wowe ufata umwanda w'umuntu kajya kuba ari wowe iri gukaraba ngo uri kumenyekana uri muramenyekana subwo nubwo uri umustar koko uri umustar koko da ariko si uri umustar umaze iki nta bubyaje umusaruro nta musaruro uri kubyaza byaje umusaruro Dawidi yaravuze ati naba umustar mu ishamba nta ure ndashaka imbere ya Goliyati kububyaza umusaruro nkamwica agapfa nkazamukana igihanga cye n'inkota ubusitari bwanjye bukajya mu gitabo bukandika mukora ibintu byakwandikwa mukora ibintu abana banyu bazabireba bakavuga bati wacu n'abanyabwenge uzi ko hari ibintu abana banyu bazareba bakagira isoni bakavuga ati ariko pa wari wasaze ariko ma ibi bintu wabivugiraga iki kandi nibizasibangana kora ibintu bizakora igihe kirekire tutazibagirwa nk'ibyo Debora yakoze ari umugore kugeza izi saa tukaba tukibivuga izi social media ibyaza umusaruro ahantu Imana ikwicaje yego ibi bintu nibyo kandi none ureba ikiba kibabaje ntago yakumva ijambo nk'iri ngari develop yego avuga ati nubwo wenda ntari umukozi w'Imana mu bundi buryo ariko nkurikije izina Imana yampaye ngiye ku develop rino jambo hari n'umunyamakuru utampamagara kubera ko ntafite amagambo yo kuvuga runaka kandi ayo mvuguruza hari umunyamakuru utampamagara ngo nze mvugize abantu ukuri mbwira abantu mbwira umunyabyaha ko natihana gupfa azapfa mbwira umusinzi ko natava mu kabara apfuye mbwira umunyedini ko natava mu idini hari umunyamakuru utantumira kubera ko ntafite amatiko aba banyamakuru namwe turashaka kumenya intego yanyu ni ugukomanya abantu erega namwe nituzi wabatumye turi kubiga abantu batumwe nande kamera zihenze nkaba narabuze na kamera nkorera Imana mukaba mwarabonye kamera ubundi mwatumwe nande mwaje mute ndi kubigaho kuko ninza kumenya ahantu baturutse ndabasubizaho mu butware mabwa na Yesu nimuzidutunge aya mavuta arakora nimuzidutunge tujye mu mitangiriro tuvuga ko mbere na mbere ariko tuzamuke gato mu byakozwe n'intumwa tuvuga ngo tumaze gukira tumanukire muri Zaburi tuvuga ngo abiringiye Uwiteka bameze tumanukire kwa Samusoni mu bacamanza tuvuga ngo ariko santara bica ingunga imwe turazamuke tugere mu byakozwe n'intumwa tumanukire mu byahishuwe tuvuge ngo iyo ni indunduro byose byarumviswe ndaza vuba nzanye ingororano mudutumire tuvuga wari ibitabo ntaravuga usenda ari navuga kuri Ezra ubu mu myaka 45 ninjemo hari ibitabo nabitse ngiye kuvuga ku myaka yanjye 45 Yesaya sindamuvuga ngo munonosore mvuga uburyo hano akagenda akamara imyaka 400 yego hanyuma mukiza ataravuka kandi aratinyuka ati duhawe ubu sindavuga ijambo ryitwa duhawe kandi ukaritegereza imyaka myinshi muzane kamera tuvuge muvane kamera hari igitabo cyiza Bibiliya y'Abagatolika buriyibamo umuntu mwiza niba yitwa ngo niba ari mwene Sirake umuntu witwa mwene Sirake merutse kumusoma nawe mwigaho umere kuri ibyo bitabo bavuga muri Bibiliya ntagatifu sanga nunganiye wowe yego kandi tuvugiwemo n'Imana mukora ibyo byanya ariko mukorere n'Imana isuko ibyo bikoresho wahawe mbere yuko bihabwa hamwe wahoze nawe hari cyo wahigiye Imana unyumvire neza mu mariyoneri n'abarahize papa ariko ikibazo aba bantu bamaze guhiga nta nubwo yajya anyuzamo n'akantu gatoya avuga ateka nicare na mariyoneri yivugira Imana ariko babafana banje babona yuko nanjye ndi kuzamura ubwami bw'Imana kandi ugasanga ikinyamakuru yakitiriye Imana y'abakamana tugashaka Bibiliya tukayiburamo ahubwo tukabona amatiku kandi warabyitiriye Imana kandi yari yahize ati Imana numbi ibikoresho Imana numba basabona igihumbi nzago nuba basabwirya aho ngaho bakaraba imyanda bari mu tuntu ibintu uri bwo gutangaza nta muntu byafasha ni ibintu bye ni relax tu relax
views zirarikora Imana muvuge gukora kw'Imana hari n'abahimba titire bagahimba titire bitabaye hari n'abaza kwibeshyera kugira ngo barye hiti ngo bamenyekane ngo barabona tumaze igihe tumenyekana umuntu akaza akibeshyera ati jewe banjugunye mu ngunguru barantogosa ugashaka inkovu nimwe bigeze ba Yohana bigira babaruturu ngo bahabiyeho impu mbega tugashaka n'ikintu yaba yarakoze umuntu akaza agahimba ati jye nasangiye umuntu arazuka tugaperereza aho byabereye tukahabura kandi nawe yahize umuhigo narimo awuhigura ariko reka tuvuge ku bantu bahize abanyarwanda ntitujye kure bamwe wahereyeho urumva nabo barahize nabo batureba barahize pe urumva ahubwo tubakangurire kuko bamaze gukora amafuti tubakangurire kwiyandukuza muri bya bitabo by'abapfapfa kandi tunabivuge tubereka ko hari ababishoboye nk'umugabo witwa Aburahamu yego uyareke mbendetse kujya kwa Aburahamu mpere kwa Yefuta warwanye n'ababisha bari umuhungu w'ikinyendaro bamujyana ku rugamba atari uko banamukunze cyane cy'ikinyendaro batijya kurwana Yefuta ageze kuri tere koko yibuka ko ari ikinyendaro yumvura urugamba abantu benshi bararutsinzwe arangije arahiga ati Uwiteka numfasha nkanesha ababisha banje ikizatunguka mu rugo mbere nzakiguha arangije hatunguka umwana w'umukobwa usibye ko nyine no guhiga bajya banitonda Yefuta aranyigishije mujye muhiga munitonze nzakiguha ntimugahubuke mujye mwitondera Imana ntigoye umwana w'umukobwa atungutse isariza ati pa umbwira ni iki gitumye urira wanesheje ati naraguhize ati nta kibazo kubunesheje wenda mpfe mbigitamba ari kugira agaciro ariko yababajwe nuko yahize umwana we kandi hari ibindi byinshi ari kuhiga nicyo dushaka ko abantu bumva birinde guhiga ibintu bizabagora guhigura buriya nkahana nawe umunsi tuzicarana nzamubwira nta hantu nawe warakabije nimba ari no mu mwuka warakabije gutinyuka warabuze urubyaro ukavuga ngo n'umu mwana w'umuhungu nanjye nzamugutura igora kandi Imana yari imuguhaye nzamugutura abe mu nzu yawe iminsi yose sava nibyo yabyarije Imana umusaruro ariko se buriya asigaye ameza atakana ke yagataje n'ahandi ukora ikintu warangiza ukicuza ariko turamushimiye ko nibe nawe yarahiguye we ntabwo yagiye mu bapfapfa nta gitabo cy'abapfapfa agiyemo nuhigira Imana umuhigo umva akantu kababaje rero ni uko umuntu wahigiye Imana umwana we yari yarabuze yaramutanze unyumve neza umuntu wahigiye Imana umwana we umwe yari yarabuze yaramutanze ariko wowe gutanga iby'imisago ufite byarakunaniye imisago yego Imana tubabarira Imana ibabarira abantu nk'aba umuntu wari ufite umwana umwe ntawe yanafite yamuhize ataramusama anamubonye aramutanga Aburahamu nawe ni icyitegererezo kubera ko yagiye gutamba umwana yari amaze imyaka 90 arangije Aburahamu ariko buriya nawe n'umugabo utagira ubwoba aratinyuka afata umwana aramujyana atabwiye madamu we wamubyaye aramwombokana buriya Aburahamu nuko Bibiliya Imana yamutabaye ntabwo nzi ukuntu ari gutinyuka akaza kubwira Sara ngo namwisha amaze ati wamujyanye nkande tutabigiyewe inama twarasezeranye ivangamutungo ko wihuta ariko ikintu Imana yashatse kugaragaza hariya yagaragaje ko tunibutsa abantu yuko imirimo myiza irakenewe muri mwene Sirake nasomye harambwiye ngo iyi mirimo ntago izana inyungu zo kunguka gusa ituma unababarirwa ibyaha Imana ihita ikubona mu maso y'imbabazi kubera imirimo myiza none iyi mirimo myiza rero niyo mpamvu yahize umuhigo aniba uyu mwana agiye kumwica Imana iramubuze yambwiye ati we nabibonye erega birahagije birakuvunira ubusa kutabikora kuko ni inyungu yawe ako kanya se umwana intama ntiyabonetse ariko nabwira bamwe bararanye oya umva bafite ibirarane ati babakoza ahantu hari inyungu ziri muri ntugatinde guhigura nicyo nyine nkubwiye izo nyungu nashaka bumva nukuvuga ngo yafashe umwana gira wa mutima fast yego shyira mu bikorwa yego kabiri Imana iriteguye kukublessinga ibiruta cyane byo watanze uranyumva neza kandi noneho ntubikore nk'urya umunyenga bikore kugira ngo wezwe urumva ubikore kugira ngo wunguke ni igishoro iki ni igicuruzo ni akantu gato Imana yaduhereyemo ko gukoreramo kugira ngo dutange twunguke kugira ngo Imana iguhe ibirenze ibyo wakoze ikukubira za nshuro nyinshi mu kudatinda ariko se uzi ko impamvu abantu badakira batabona imigisha ari nuko bari muri cya gitabo cy'abapfapfa kubera ko baratinze kwiyandikuza muri cya gitabo cy'abapfapfa ariko se reka nkubaze
Imana yaraguhaye Yego. iguha mbere y'uko uhiga Yego. imaze no kuguha ni nabo bahize banabifite babiryamanye Yego. barabyimana none urajya gusaba ibindi uzabibona gute ni uri mu gitabo cy'abapfa ugifite n'ibindi utarahigura Yego. ibi bintu ugumya kwirundaho wari ufite ideni rya banki ufite irya mobile money ufite n'iry'umwana wari uburaye ufite wavuga ngo uzaha umuceri nuko ayo madeni yose ufite ideni ry'Imana ry'ibintu wahize ayo madeni yose ufite ubundi uraryama ugasinzira umuntu urya ideni ry'Imana ati nungira gutya nzagira gutya bariyejeje bihindura bere bumva ko nubwo wabivuze ntacyo bivuze ariko twaje kukwibutsa twaje kugira gute mama twaje kubibutsa yuko muri mu bitabo by'abapfapfa yego nimwiyandukuze rero iyandukuze nuhigira Imana umuhigo ntugatinde uzi ko mu mpaya ka revelation nukuri kose maze kumenya ko abantu benshi impamvu batarimo baragira gute batarimo barakira za karande z'ubutindi z'ubukene nuko hari ibyo bahigiye Imana banze kujya kugira Imana imbere kubiba blessing erega hari n'ubukire bw'amafaranga ariko butari ubw'umutima yego ubukire bw'ubushobozi butandukanye n'ubukire bw'umutima niyo mpamvu ushaka kuba ufite amafaranga menshi ariko nta mahoro ugira nuko uri mu bitabo by'abapfapfa hari amadeni Imana ikuba utashibishije niyo mpamvu nta mahoro y'umutima kandi ufite uri blessed wahawe umugisha pe sibyo uragenda mu modoka nziza uryama ahantu heza cyangwa wanyuzwe n'ibindi kuko Bibiliya yambwira ngo gukira no kunyurwa ko kuranyuzwe pe warakize ufite n'ubwo bubasha n'ubushobozi ariko ufite ikibazo cy'amahoro y'umutima niba utanafite ikibazo cy'amahoro y'umutima ufite urwikekwe rw'agakiza muri wowe kuko uri mu bitabo by'abapfapfa ugendana ikidodo cy'umwana wemereye kwishyura ntubikore ukayimwemerera ntumwishyurire ugendana ikidodo cy'umuntu wemereye isukari ntuyimuhe niyo akubonye ahora bikubonamo ugendana ikidodo cy'abahanuzi wemereye ibintu ntubikore ababa banagutera n'umwaka ukawupfana kuko iyo barakaye nijoro rirarakara ubwira kabiri buraza ugendana ikidodo cy'insengero wahize utahiguye gerageza aka kanya ucyumvira ijambo wiyandukuza mu gitabo cy'abapfapfa ntutinde guhigura turimo turajya ku musozo tuza kuri ka kantu ka ntutinde rero niko dusorezaho turi buze gusorezaho twabanje kugira abantu inama zo kuri bakuyandukuza muri cya gitabo cy'ubupfapfa tubabwira byinshi bitandukanye rero hari akantu utinde timama igeze kwakomeza baravuga ati ngiye ubwanjye ntago njya guhiga icyo nafite kugira ngo nkunde nshimisha abantu kugira ngo umuntu ambone uko ntari ahubwo ikiza nuguha ikintu mfite natanga kugira ngo satani atabona urwaho rw'uko ashobora kundiganya cya kintu singitange akazana n'ibicanege byinshi tujye kuri ka kantu kantutinde tujya ku kantu kantutinde rero dore ahantu karyohera mama Lionel uzi umuntu ukubwira akantu yamaze kugakora cyangwa akakubwira ikintu agahita agikora cyangwa akabwira ati tegereza ndindira igihe n'iki ukazajya kubona ko naribwirije uzi ukuntu uyu muntu aryohera ubugingo bwawe uzi ukuntu amarangamutima yawe amwakira uku rero unezeza umwana w'umuntu ni nako n'Imana yishima uku nguku wababaza wa muntu waramubeshye akarya ideni kubera wowe akaba yaraheze mu bitaro banamuvuye abura ubwishyu cyangwa havamo izindi mpamvu runaka ni ukuri ko Imana ukuntu wamubabaje niko Imana ibabaye iyandukuze mu bitabo by'abapfapfa kandi witinda none ikindi kintu abantu batagomba kwibeshyaho mama Lionel yakomeje kuvuga yavuze ati mwikwigora winyemerera 500 utari bubime basi mpa 5 urumva mpa 5 ufite cyangwa ume 500 mu minsi yashize hari umwana w'umukozi nimero narayibitse ntago ndamuvugisha ariko numva nzamuvugisha nawe ntuti ikiganiro cyanjye anyoherereza amafaranga 1000 ariko bimbwira amaze kugira gute kuyohereza arambwira ati nkora akazi ko mu rugo ariko bitewe n'ukuntu nkunda ibiganiro byawe icyo 1000 basugikuremo ni karito uwo muntu asa n'uno mukecuru uramwibutse watuye amakuta abiri urumva turashaka kwibutsa abantu ko batagomba no kwigora amakuta abiri yese arebye atumva abantu mwese mu rusengero mwatuye dore ituro nirishimye kuko nicyo afite gicyo ashoboye aragihiguye yuhiga ibintu ushoboye guhigura yuhiga ibintu bijyanye n'ubushobozi ufite wikwipasa muremure ngo ubwo barunaka bavuze 50 nimvuga 30 baranseka vuga 5 byawe bitanga ugende erega ikibazo kinari gikomeye twibuke ko turi kurebwa n'isi yose twibivuga nk'abari mu rusengero mu Rwanda cyangwa i Burundi cyangwa i Burayi hari n'umuntu ukurikirana ikiganiro akabona kwiye gufasha umuntu kanaka
akabyibwiriza we n'umutima we Yego. nta n'uhanganye nawe ngo ndi gukora ibyo kanaka yakoze nago tuve ngo ari umwe ka satani wagukuruye washingiye kukurebera kuri babandi ngo udaseba mu bantu ko wabyibwirije wowe n'umutima nama wawe urimo uranyumva neza ukabyatuza akanwa ukabibwira umuntu ugomba kubibwira ese uzi ko wabibwiye Imana ntago wabibwiye umuntu wabibwiye Imana wikwiyeza ngo wihe amahoro nta mahoro ufite ukibitekereza ubwabyo wabishyizwemo n'Imana byagezemo utaranabivuga bumaze kubivuga rero wari umaze gutera icyo bita kashe buriya kashe umunwa nawo ni kashe kashe muzi ukuntu iforomye uzabyitegereze neza umunwa wasamye ni kashe ukibivuga rero wateye kashe kuri bya dosiye iyo dosiye rero yawe iri mu bitabo Imana iri kukugayira yego nibyo umunwa ni kashe kabisa rero aya makashe yanyagiye ari mu bitabo byinshi none se kwa padiri no kwa pasiteri kashe ukuntu ziforomye ntimukuzi turakuzi hari utuba tumeze gutya hari utuba turi utuzeru umunwa uforomyemo kashe zose nibyo ariko uzi ko ari ibyo koko nibyo uzareba uri uvuga ntuhinduka amezire yego na design yego uzawubumba urebe none uzasame wire ku rusekure umva ifatira hari ibintu wavuze utakoze iyo fatira hari y'ibintu wahize utahiguye hariho kashe y'umunwa iyi fatira hari iriho kashe y'umunwa va mu gitabo cy'abapfapfa ujye mu gitabo cy'ubugingo ntugatinde guhigura tukugiriye inama birashoboka ko byakubayeho ukaba utari uzi ko Imana ibyangurunuka ibi bintu twongere tubisobanure neza mu mariyoneri ntago bireba abo mu madini gusa nawe muntu wemerera umuntu ikintu bidashingiye mu myumvire yo gusenga n'abahigiye nka mu kabari wewe wahatanze mise ni umupastori wampaye ariko uyu mupastori ngiye kuzamuvuga umupastori watinyutse ari kumwe n'umugore bakampa inka 2013 kabitarataha ubwo bawe cyangwa ahinduye bageze none se yaguhaye amaguru abiri yaguhaye yahise y'amaguru abiri cyangwa bageze mu rugo basanga ahindutse ihene hoya ubusege bavuga ngo nguhaye inka kandi ndabizi ko nkunda urankurikirana ngiye kuzavu bivuga kandi irwa yemera mu bantu kandi pasta nawe rwose yewe noneho ubwo ndashimira mugwa neza Tarisisi wangabiye inka ari ku cyumweru ku kindi cyumweru njya gukura ubwatsi ku kindi cyumweru arayinzanira ntiyatinze guhigura Guronda ashimira mugwaneza Tarisisi wamaye tuve no kuri mugwaneza Tarisisi sibyo dushimira nabandi bantu bose bavuga ibintu bashoboye gukora bahiga umuhigo bakawuhigura twibutsaga abantu rero yuko ibi atari byo mu rusengero gusa wowe udukurikiye udafite idini usengeramo utajya ujya no mu materaniro nta kibazo kuko Kristo ari muri wowe ariko noneho kimwe wemereye umuntu inshuti yawe bimwe mwemeye mu midugudu mu miganda bimwemereye gitifu wagiye mu kemerera uniform inkera gutabara uremera gutanga ubwisungane mu kwivuza ukemera ubwisungane mituweli ukemera gutanga amafaranga y'uburezi abanyerondo ibintu ahantu hose mu cyiciro cyose wahizemo nimburi na gitifu warahise garuka mu bukwe oya tugende dusoraze basi mu bukwe mu bukwe abana bateguye ubukwe urabibona ko ntacyo bashoboye wemera kubakorera ibintu ibi bintu ntiwabikoze ubukwe ntibwanagenze neza kubera wowe ukwiriye kujyana ibi bintu wari wemeye wiciye n'amande urabyumva neza icyo wabihije ifoto z'abana bakurakariye barinda bakererwa bavuga ngo kanaka twari twizeye bituma biriranywa imyinkanyari mu maso wababeshya imodoka wababeshya iki ubicira umunsi aba bantu namwe mujya gusaba imbabazi abo mwahiye bice n'iciro bajyanye ikintu n'amande muyice amande Imana yemera muri Bibiliya aranditse amande yayaciye abagabo batatu bashyirayo buriya ngewe iyo mbwiye uti mbabarira rwose ndica amande yo mpita numva nkubabariye kandi nanjye yo nakosheje ndabati ndica amande ariko rwose mbabariye amande ntago ari igihano abantu bakwiye gusobanukirwa amande ni iki amande ni ikintu ukora kugira ngo umuntu wari wakwimuye muri wa mwanya uhusubiremo cyangwa uharenge kuko hari igihe umuntu agukorera ikosa ariko akagukorera none ikiza kiruta ikosa bigatuma noneho arenga kuri wa mwanya n'agaciro ahabwaga muri wowe akajya hirya cyane muri wowe cyane bitewe na ya mande aya mande araryoha rero niyo mpamvu dusabye abantu bahize imihiga ahantu hatandukanye ntibabyumve mu buryo bwa gikristo mu nsengero mu makorari hoya twabidanduye tuributsa wa muntu wabivuze mu buryo azi ko byoroheje
twakwibukije ko akanwa kawe ari kashe yego wakoresheje utera ku muhigo wahize yego higura umuhigo ufa mu bitabo by'abapfapfa Nibyo. kandi ntutinde yewe tubasengere yego rwose tubasengere reka nkubwize ukuri rwose reka niwo dusengere mwanzuro abantu. N'umwanzuro ni ukubasengera umwanzuro ni ukubasengera ugahigura umwanzuro ni ukuhita ukura mu bwonko ukajya uhiga ikintu ushoboye guhita uhigura kandi yihuse wihuse nta bamwe bahiga gutinda. ngo twizeye ko Imana ngo izabikora nta n'ibyo ufite Yego. bikarangira umwaka ushize 2 3 5 6 nawe ibyo ntago ari byo akaba n'igihe nkanjye nagiye nkoresha ibiterane byo kwitangisha umuntu akaza ngo sengera ngo ikibanza mfite ngo nikigurwa ngo nzaha Imana ngo nzaha Imana umuvuga ngo aritanze karikira kaguhaye ubu ese nikitagurwa hoya subundi reka nkubaze akugize umukomisiyoneri mu isengesho reka mbaze mbabaze amugize umugize kabese abantu batandukanye kwitanga yego na komisiyo ubwo ngize umukomisiyoneri w'isengesho ntago ubaye komisiyoneri gusa ugomba mbaye iki abashatse guprofitira ku mavuta yawe yego no ku mibabaro cyangwa ku mumaro ibyo azatanga bizakora no kwereka Imana ngo nawe nimba nta nubwo icyo kintu nyifata nk'ubwitange ahubwo ngifashe niba uvuze ngo ndashakayo ngo nikigurwayo ngo nagurwaya ngo nasatangaye ntago birari umuhigo ariko urumvira mitwe ntago ari umuhigo mitwe sime oya tuzasobanure umuhigo n'ibitari imihigo ubwesiporo buriye kuko aho ngaho hazamo ndahita mbibona mu buryo bwa business yego ni uvuga ngo iyi nzu nyishyize ku isoko nikodeshwa ya nyayikodeshaga ya cyangwa iki kibanza cyagurwaga ya ariko kuri aya genda urenzeho ayawe ntago wamufata nk'umuhigo nakaza ahubwo mpaye kuko niba nkubwira iki kibanza ngishakamo miliyoni 10 yego ariko genda ushaka umukene niba yagwa 15 nta cyazo uzayatwara ntago witanze ubwo genda nabyumva ko genda umukomisiyoneri ngurisha amaso nese umuntu yitanze ubwo no wangu inzu yashaka igiciro nshaka wayanje ninzajya kwitangisha ahantu cyabitanga ubwitange bumeze gutyo ntituzongere kubwemera turabwanze ngo kuvuga ngo munsengere ngo rwose ngo ningurisha hano ngo nzakora ibi nihatagurwa bivuze ngo ntuzabikora ntago rero witanze higa ikintu ushoboye guhigura kandi ntutinde yego ntutinde bakazigurishiriza kandi no nabo bantu iyo bameze gutyo bibiri ufite mu isakoshi ukuntu abantu iyo bameze gutyo bagorana ntago igiciro gisanzwe akemera aravuga ngo naheretse Imana nzabona umuntu uvuye mu mugambi w'Imana Imana niba ishaka kuyabona nayo bwizamumeze gutyo kwara abantu bihararutswe Imana babarire reka kadusengera aba bantu bari badukurikiranye kandi tubasaba tubasabe gukomeza gudushyigikira yego mu masheni yacu atandukanye hari Gihozo TV wanje hari yawe yitwa Evangeliste Mama Lionel bakanda kuri sabone subscribe basharinga kuko buriya muntu ugufasha gusangiza ibiganiro byacu abandi bantu buriya muntu ni intwari cyane ni intwari kandi ikindi natwe tubyerure bitugirira umumaro bitugirire nyongo ni kuhaje muba muduhaye zo kongera gutambutsa ibindi biganiro nimba uzi ko ibintu tuvuze ari byiza ukibona ako kantu k'umutuku uhita upyondaho niba wumva ni na comment ukeneye kubijyanye n'ibyakunganira gufasha abantu dukeneye gufasha cyangwa kubijyanye n'ibyazavugwaho ikindi gihe yego kandi kaho munsi kandi ikindi nimba ubona amagambo tuvuga akugiriye umumaro reba isaha umuntu aba yavuze jya wohereza n'amazi ya Nili kutungo si bundi mwagiye munababwira rega ntidukoze mu mafera beto se nkoze mu macupa ncyaka kiranyica ujye mu amazi nkwe ya Nili apana mwe yo mu bidobogo naranywegeye kinene reka ngiye nta nubwo byavamo kandi nimba ubona akanwa kanjye kabereye n'isupu imanywa gasosi ubundi nze mvuge umuhanuzi wariye hanura amahoro bigasohora rega mujye mudufata neza niko bimeze ubu se ntabwo tubafata neza ibaze gutegura ibintu nk'ibi no kukubwiriza ukishima ugaseka mujye mudufata neza Imana ibahe umugisha turagira ngo tubasengere kandi Imana ihindure amateka ku buzima bwanyu Mwami Yesu turagushimiye cyane ko wadufashije ukadukoresha umurimo mu gihe nk'iki gisa gutya dusabiye umugisha umuntu wese wadukurikiranye ariko dusabira imbabazi umuntu wahize umuhiga adashoboye guhera umunsi umuha imbaraga zo kuzajya ahiga ibyo ashoboye kandi ntatinde kandi umuntu wese wahize agahura n'ingorane tumusabiye umugisha kugira ngo ahigure ibyo yahize tugushimiye ko iri jambo rikurikiranye umuntu wese uryumvise arwaye akire uryumvise ababaye yishime uryumvise aryamye kwa muganga rimubyutse uwumvise iri jambo ari umushomeri abona akazi uwumvise iri jambo yatsindwaga atsinde tugushimiye ko ukwezi ibirenze ibyo mu izina rya Data twese Umwana n'Umwuka Wera
amen amen. turabashimira cyane rero mwebwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro byacu, yaba ari ku Gihozo TV, yaba ari kuri Evangeliste Mama Lionel ndetse na Iriba TV. Ubuntu bw'Imana rero bukomeze kubana namwe aho muri hose mu nce zitandukanye z'isi. Dushimira cyane rero Timam, dushimira Mama Lionel. Ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Shalom. Shalom.